endo kuko ikinyamakuru cy'igihe ni ikinyamakuru gikurikirwa n'abanyarwanda benshi. Rero guha akazi umuntu nkuriya uriya ni qualified, sinzi kuriya ariko uriya ntago simamya kuriya afite ntuza qualification za journalism. Ubu kamuha akagenda akavuga ibi muntu nkuwo rego mfite umukobwa ndazi iryo jwi ndariguha iryo jwi ndaza kuri urime nimwe ndariguha ni nomero y'uwo mukobwa ndayiguha ibyo bintu byose bime ntago umunyamakuru uzagenda namuvugira ntago ndiri bariki icyo kibazo ngo naye nkinjiyemo direct izo nimero zo mukobwa ndazishaka n'iryo jwi rwose ntimukajye mumbaza ibintu biri ntabwo intare ishobora guhangana n'imbwa. None siko maranja n'umuka bamukuye muri One Mic mu gitaramo muri competition ya One Mic. Ubu ni umuririmbyi ukomeye Shompore azana mu Rwanda minota 30,20 akaba biciye by'idolari mu mufuka. Nabandi rero uwo ngo wavuze ngo ndi umushumba ko umushumba si ikibazo cye ko umushumba si ikibazo rwose ndanabyemera ndi nawe nabikora kuko ndabizi nanabivuze ko umuhinzi si ikibazo ese waravutse ugasanga papa ari umuhinzi no barabitetse kuvuka ugasanga isa ari umuhinzi ushobora kuba nasa nk'umuhinzi Nzungu nawe arahami ndeba sarandeba ya ndeba nakuyiye ngwino utangaza sepa ndeba no wavuze ngarashaka kumpamiririza ho ngakunda akunda superman social distance seba nawe ufite inyinya ngamiriza se no reba ndi kubyina gutya none hari igikuti inyuma ibaze rero ndi muri jaride yitaruye. Asante ariko we super manager uramuzi tazi super manager muri East Africa ahubwo se muri Sibri rusange ninde ahubwo uko namubonaga mu mashusho ahubwo reka ngiye manze mubaze mbeba y'inzungu salama amara umuntu witwa mbeba y'inzungu optimistic peace intercontinental ballistic missile nuclear warhead peace homme integre homme responsable respected nabwo umuntu buzi bambwiye bati barashaka bambwiye bati umuntu bita mbeba y'inzungu afite akado super manager nari nagize ngo rero ni nk'umuntu ungana n'isi yose iyi perezida wacu niwe uvuga ati Imana yaduhaye igihugu gifite amahoro, Imana iri mu Rwanda, hasigaye dukoresha amahirwe kuko dufite amahoro, dufite n'umutekano, dushaka ubuzima, dushaka iterambere. Ngire ngo ibihugu byubona nk'abari abakire ba Bill Gates bakomeye ba mbere ku isi, uriya munya Mexico waje, abo bose yo baje bakaza muri iki gihugu ntago bari abantu bafite imari zabo ntago bazashobora kuzishyira kuri riski, baza ahantu hari umutekano bafite aho gukorera. Umukobwa wa ministry ni inshuti yanjye gusa yiga mu Bwongereza, she's my friend, ntago ari nta miteretano cyangwa se nta bindi, rwose no kumenyana gusa. Rega genda umusitari, urumva kuba umusitari rero uziranye n'abantu benshi, hari n'abakwifotorezaho, ntago ari ukuvuga ngo nanabyumvishije abantu babimbaza ariko nta kindi kibyihisha inyuma rwose. She's just my friend aba muri mu Bwongereza, arimo arakora masters ye kuri university, ariko nabonye abantu benshi babimbaza ariko nta bindi byihisha inyuma, nta gusa abantu bajya bakeka ibindi, ariko je mziranye n'abantu benshi my dear. None se ubuko nziranye ntiwabonye ifoto yanjye n'umuhungu wa president wa Cameroon Paul Biya? None se ndi kumwe n'umugabo witwa super manager, super hero, superman, super swagger, super bank Kikong mtoto wa Mungu. Yes, you are the Kikong man, super manager. Nakukapisha hapa ni nyumbani kwako. Asante sana the bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, super manager, the King Kong. Yes, I'm the King Kong, from zero to hero, the youth inspiration, mtoto wa Mungu, mwana w'Imana, super manager. Nje ina interanje nasetse gusa nahandi nawe n'amazina super manager, mtoto wa Mungu. Nini numvise youth inspiration, the youth inspiration, the youth inspiration, the youth inspire someone who inspires the youth. Imboni y'urubyiruko, imbaraga z'urubyiruko, motivation
z'urubyiruko from zero to hero, from zero to hero, from scratch to the peak. Yeah man, from scratch to the peak. Ubu ni super manager, amazina abiri nari ndahanga utarayagira, mtoto wa Mungu na youth inspiration. Ayiyongereyeho hari irya gatatu naryo rigiye kwiyongeraho, ryo banyise ejo bundi warabibonye ngire ngo hari abantu bo bagira neza abakunzi banjye baherutse ku migari rya sport bari Kimironko hariya banyise the Konyine boy. Iryo naryo riziyongeraho bategereze mu minsi iri imbere. The Konyine boy, the Konyine ambassador, super manager. Gusa ntaragira byinshi mvuga congratulations. Uyu muzigo wawe nemeye. Asante. Congratulations kabisa. Ya no kubera Imana n'igihugu. Imana iyi president wacu n'ujya uvuga ati Imana yaduhaye igihugu gifite amahoro. Imana iri mu Rwanda. Hasigaye dukoresha amahirwe kuko dufite amahoro, dufite n'umutekano, dushaka ubuzima, dushaka iterambere. Ngire ngo gushaka iterambere no gukora ibikorwa byaguteza imbere nyine ukajya imbere. Mu biranga rero, mu biranga ko umuntu yateyemo imbere, imodoka si kimwe, si biranga ko umuntu yagize amajyambere, ariko ni kimwe mu bigaragaza ko umuntu afite icyo agezeho mu buryo bw'imikorere yo gutera imbere. Imodoka, inzu, nyine ibyo ni ibintu bigaragaza ko umuntu arimo gukora kandi afite n'icyo yunguka. Ibyo rero ntago wabikora udafite amahoro. Amahoro turayafite, duri mu gihugu cyiza, ufite perezida tuciyobora wemerwa n'abaturage bose. Wumvishije ko u Rwanda rwabaye urwa mbere mu gihugu abaturage bishimira umukuru wabo w'igihugu ku isi hose. Perezida wacu yabaye wa mbere, bigaragara ko abanyarwanda ari bo baturage bakunda perezida wabo kurusha abandi baturage bakunda abaperezida babo mu bihugu bitandukanye ku isi ariho hose. Super manager buri mbone y'urubyiruko koko mfite imodoka njye ufite nta nubwo nakora. Ubundi super manager uhindura imodoka buri munsi nkuko nkura mu mwenda w'imbere, nago nabambara buri akabiri, ariko buri munsi uko nkubonye nkubona indi modoka n'amafaranga kugira ngo ugureze n'imodoka bigenda bite. Wagira ngo ni umusenyi, amafaranga kuri wowe ni umusenyi rwose uyoragura uko wishakiye. Ni Imana nabikubwiye, ni blessing y'Imana, n'umugisha w'Imana. Ikindi ni ukugeraho ukorera heza. Igihugu cyacu gifite umutekano, sinangiye gusa ubivuga ujya wumva n'abanyemari baturutse hirya no hino, abanyamahanga baza gushora imari muri ibihugu, jya ubona nk'abari abakire ba Bill Gates bakomeye ba mbere ku isi, uriya munya Mexico waje, abo bose iyo baje bakaza muri iki gihugu ntago bari abantu bafite imari zabo, ntago bazashobora kuzishyira kuri riski, baza ahantu hari umutekano, bafite aho gukorera. So natwe nk'abanyarwanda tugomba we are proud of our country, we are proud of our nation, we are proud of our good leader. Icyo tugomba gukora, tugomba gukoresha amahirwe nyine nka rya jambo perezida avuga ati Imana yaduhaye igihugu, hasigaye dukoresha amahirwe tureke kurangara. Ngire ngo hari ijambo president yavuze ati urugamba rwo kwibohora rwararangiye, urugamba dusigaranye no rwo guhangana. Yes, ni the key kong nukakunda kubyivugira. Super manager, umuziki wawe rero bwashize nandi kukubwira ati abantu biri kugenda biza, ariko siri hari abantu bakivuga ati super manager wapi kabisa. Urugenda hera ni nk'ababaye bapromotinga ibihangano byawe. Ndajya promoter hano mu Rwanda, umunyamakuru witwa EMMY. Akenshi ukunda kumbwira twahuye ati ngende indirimbo zanjye kuri za Trace barayikina, Wasafi barayikina, ariko ugasanga mu Rwanda nyine ndabibona. Ariko ikibazo nyine nshaka kumenya, turi kumwe nge nawe hanga mu Rwanda, uri kumva ko cyitwe bw'abanyarwanda tutabyumva nkuko twagakwiye kuba tubibona. Abanyarwanda barabyumva, kereka niba wowe ngo uvuze ari utabyumva, ariko televiziyo zirankina, televiziyo nyarwanda irankina, BTN irankina, TV1 irankina, Flash irankina, TV10 irankina, indi irankina, zose zirankina. Izo televiziyo zose zitandukanye. None EMMY rero mwamupfikiye, meje undi naramubonye mu kiganiro ari gukora avuga ati uriya ntabwo uririmbye bwe ni umushumba. EMMY ubwo rero kandi EMMY ni umupromoter. Ntabwo ndibaza ko nigeze kukigusubiza, ariko sinshaka kongera kukivugaho cyane. Ntabwo promoter ni umuntu ufite ubushobozi bwo kukuvugira no kugushoramo imari. EMMY ni umwe mu bantu bavuga ngo bazamuye cyangwa se bazamura umuziki nyarwanda. Ubwo rero kubabona wenda narazamutse nkagera kuri uru rwego, wenda ntanamuciyeho cyangwa se atazi nuko nageze kuri yeya kugira ngo menyekane ngere kuri urwo rwego rukomeye, ubwo wenda nabyo ni imbere. Icya kabiri nabikubwiye, nta muntu wigeze kuharabikwa nka Diamond. Diamond bavuga ko atazi kuririmba, urabizi. TID igeze kuvuga ngo Diamond ntashoboye kuririmba, ariko ubu Diamond arazwi, aza muri stade Amahoro bakuzura. TID nta n'umuzi, nubwo yaza mu Rwanda bakavuga ngo abantu bajye kumurebera ubusa ntibajyayo.
uwo bita Harmonize arabiririmbye mu ndirimbo ye Never Give Up. Aravuga ati banjugunye Mike ngire ngo urayizo ndirimbo. Bari muri judgment baravuga bati ntazi kuririmba. Izo ni ingero zikwereka ko abantu nk'abo babaho. Kamiliyoni yararirimbye mu ndirimbo bita The Champion. Ati cyenda mwena nabasabaga Mike ndetse bampa Mike kati na Mike nange sibagwa Mike ati cyenda na kane nabasabye mikoro ngo ndirimba banyima mikoro nange ubu ndayifite sinyiba mu ndirimbo The Champion. Hari n'abandi Shomporo urabizi muri Jamaica bamukuye muri One Mike mu gitaramo muri competition ya One Mike. Ubu ni umuririmbyi ukomeye Shomporo azana mu Rwanda minota 30,20 akara bikiye by'idolari mu mufuka. N'abandi rero uwo ngo wavuze ngo ndi umushumba ko umushumba si ikibazo cye ko umushumba si ikibazo rwose ndanabyemera ndi nawe nanabikora kuko ndabizi nanabivuze ko umuhinzi si ikibazo ese waravutse ugasanga papa ari umuhinzi no barabitetse kuvuka ugasanga ari umuhinzi ushobora kuba nawe mbona asa nk'umuhinzi ibyo se yaragaciye akaragaciye urumva ko umushumba rero si ikibazo ko umuhinzi si ikibazo ushobora kuvuka ugasanga isa n'umuhinzi iso wenda arahinga imyumbati sarahinga amateke sarahinga inana sarahinga ibirayi ubwo se kubivukiramo ni icyaha icyaha gishobora kuba icyaturuka kuri we mu buryo bw'imikorere bw'ibikorwa byawe ariko kuvuga ngo mu rugero kuvuga ngo runaka yaravutse asanga isa ari umuhinzi cyangwa se akavuga ngo uriya ni umuhinzi ubwo se hari icyaha cyangwa kuvuga ngo uriya ni umucuruzi cyangwa kuvuga ngo uriya ni umushoferi nabikubwiye icyaha ni gishobora kuba ibikorwa byawe bitewe nuko witwaye ariko kuvuga ngo umuntu ni umuhinzi kuvuga ngo umuntu ni umushumba n'umworozi ibyo rwose nta cyaha kirimo hanyuma ibyo bya EMMY ntuzongere no kubimbaza nibo bwa nyuma n'ubwa mbere ntabwo ngira ngo mfite urananyibukije mfite ijwi hariya ndaza kuri kumvisha umuntu arimo kumbwira ngira ngo ni umukobwa arimo kumbwira ngo super manager ngo niwe ngo urubyiruko twemera ngo niwe utuvugira ngo nk'urubyiruko ngo ndagusaba ngo mfite ijwi ahangaha ngo ry'umunyamakuru bita EMMY ngo nabonye ngo mufitanye ikibazo ndamubwira nta kibazo mfitanye nawe ngo ariko ngo ndagira ngo mvugire ngo jewe ngo reba ngo yihakanye umwana ngo yanteye inda ngo yanywesheje inzoga ngo nasinze ngo antera inda ngo none ngo nabuze none se umuntu nk'uwo umuntu ugira nawe yihakana umwana akihakana amaraso ye ubwo urabona jewe navuga n'iki nawe umutwe wanjye uratekereza miliyari ntabwo wahangana n'umuntu utarabona n'amafaranga yo kugura inkoko niyo wamureba basekeje ni umwe mwitegereje gusa arasekeje nanabwiye Meyeri wamuhaye akazi ku Gihe ndamubwira uyu nguyu platform ikinyamakuru cyawe ujye umukurikirana atazayica ariko ntuzamwirukana utazamwicisha inzara sinshaka umuntu yitwa n'inzara Imana ikazabimbaza niko nabwiye Meyeri ariko umukurikirane platform y'Igihe atazayizanamo skendo kuko ikinyamakuru cy'Igihe ni ikinyamakuru gikurikirwa n'abanyarwanda benshi rero guha akazi umuntu nkuriya uriya ni qualified sinzi kuri ariko uriya ntago simpamya kuri afite ntuza qualification za journalism ubu kamuha akagenda akavuga ibi muntu nkuwo rego mfite umukobwa ndazi iryo jwi ndariguha iryo jwi ndaza kuri urime nimwe ndariguha ni nomero y'uwo mukobwa ndayiguha ibyo bintu byose bime ntago umunyamakuru uzagenda namuvugira ntago ndiri barika icyo kibazo ngo nanjye nkinjiyemo direct izo nimero zo mukobwa ndazishaka n'iryo jwi bose ntimukajye mumbaza ibintu biri ntabwo Intare ishobora guhangana n'imbwa none super manager ni umupromoter EMMY ubona nta kibazo bizagera ku bihangano byawe kuva utangiye gufightinga n'umupromoter EMMY twemera mu gihugu cyacu cy'u Rwanda byari bukigire ntarahaguruka ariko ngiye kukubaza ubu ni nk'uko wavuga ngo u Rwanda ngo igihugu kimwe ni nk'uko wavuga ngo hagize ikibazo u Rwanda rugirana n'igihugu n'urugero igihugu cyacu ngo igihugu tukagirana ikibazo n'igihugu runaka ngo byadutera ikibazo twasimbutse ibibazo bikomeye byo kubaka igihugu kivuye muri jenoside uravuga ibintu byabo by'ibiginga ni nk'uko rero wabyumvishije ni nk'uko rero wavuga ngo super manager ngo EMMY ngo aramwanze ngo azagira ikibazo ariko ubwo uranzi cyangwa ariko uzi super manager wenda mubabarira niyo twanahura nzamubwira nti ngwino ubeho niba ari n'umugati ushaka ngwino nkuguye nanagenda nkamukuriramo muri ATM nkafungura nkamubwira igenda afata urye ntariho none bira byose wenda bivugishwa n'umutima mubi wo kutamenya gukora kirirwa avuga naho byo kuvuga ngo super manager wahangana nawe wabuza amazi ashaka gutemba oya nuko bafunga inzira ashaka indi amazi yishakira n'indi nzira nuko rero naravuze ngo hari ibintu
hari ibintu bitatu navuze ngo nta na rimwe urushishi rwambuka inyanja burya urushishi rugenda mu nyanja amaherezo ukayipfira muzakurikira ndavuga ngo nta sazi yikorera amatora ndavuga ngo nta n'igifaru gikeba nako ndavuga ngo nta n'urwembe rukeba igifaru nta rwembe rukeba igifaru wigeze ubona urwembe rukeba igifaru niyo mwazana inzembe 500 mujya ku gifaru murya kirabarasa mu gapfa urumva nibyo ni uvuga ngo urahangana na supermanager mu Giswahili baravuga ngo mimi ni uzi usio katika genda urudodo rudacika uzi usio katika ariko ja abanyamahanga ari abanyamahanga ubwabo narabayoboye abo nabanye nabo mu rugero rumwe barantoye mbu umuyobozi wabo sembuswe none ndi iwacu mu gihugu cyanjye hivi wewe unanijua ariko supermanager nkiyo bavuze ngo supermanager ni imboni y'urubyiruko wowe kuri wowe byakirute wiyumva ute bavuze ngo uri yes inspiration mbyakira ko mu by'ukuri n'icyubahiro baba bampaye ngomba kukirinda n'icyubahiro hari umuhanzi witwa Kamiliyoni niwe ujya uririmba mu ndirimbo ye bita ngo ni kipepeo hari aho aririmba ngo kujenga jina si mchezo na kuritunza ni kazi sirikizo mu ndirimbo ye hari igitera avuga gutyo aravuga ngo kujenga jina si mchezo lakini kuritunza bia ni kazi sirikizo kubaka izina no mu cyongereza barabivuga to be on top is difficult but to maintain the topness is more difficult kubaka izina biragoye ariko noneho kuririnda rikaguma urifite bigoye kurushaho gushaka amafaranga burya biragora ariko kugumana amafaranga bakavuga ngo uriya muntu afite amafaranga umwaka umwe 2 3 akazarinda asaza bavuga ngo uriya muntu n'umukire burya barakoze akazi kuko amafaranga ushobora kuyabona ariko kuyarinda ukayasigasirwa gumiza uyafite niko kazi ariko supermanager nyewe uranyemeza rwose nk'ubu bavuze ngo supermanager ibyo wakoze turabibona ukora ibintu byinshi cyane kabisa uri imboni y'urubyiruko nk'uko bivuga cyase nk'uko babikwise ati supermanager kakanya inama y'aminisitiri irateranye imugize minisitiri w'urubyiruko icyo kintu wagikora mu by'ukuri ntago urakoze kumbaza icyo kibazo inshingano mfite cyangwa se akazi nkora n'ubundi nakazi gakomeye ntabwo navuga ko iri minisitiri w'urubyiruko udafite akazi nabwo gakomeye ubugafite ariko giye akazi nkora nakazi gakomeye cyane urumva n'ubundi minisitiri w'urubyiruko rwa Afrika noneho kuko ndi umuntu ushinzwe kuzamura impano z'abakinnyi talented guys cyangwa se talented children mu bihugu byose bya Afrika 54 ubu urumva niba inshingano nashinzwe ntago zari nubundi already igihugu cyanjye cyamaze kunyemeza kuko nubundi ntago ibi byose nakabikoze ngo ngere kuri urwego igihugu cyanjye kitarabiburesinze ubwo rero nubundi ibyo byose nabivugaho cyane ntago nshobora gusimbuka urutindo ntararugeraho urutindo ni iki kiraro sinasimbuka ikiraro ntarakigeraho ariko mu by'ukuri icyo se cyo ngamije ariko aho kugira ngo nanone bakubwiye bati korera igihugu ukavuga uti giye n'urugero ziranshingano sinzi ishaka nubwo waba warabaye intwari bwa butwari buhinduka ubugwari kuko nubundi ibyo wakoze byose ubwo byabaye impfabusa ariko si cyo ngamije kuko ibyo nkora nubundi birampagije kandi ibyo nkora mbinezererewemo kandi nabwo mfite inshingano zikomeye kurusha izo kuba kuko uri minisitiri urabyumva uri minisitiri w'igihugu kimwe ariko ubundi minisitiri w'ibihugu byose bya Afrika 54 kuko nijye ushinzwe kuzamura urubyiruko rufite impano z'umupira w'amaguru asante sana kabisa minisitiri w'ibihugu 54 minisitiri w'urubyiruko mutaza kujya kure ashinzwe kuzamura impano yes man superman ngaha yumvuye nkajya muri Senegal nkajya Dakar baranyakira bavuge batuye ni supermanager this is a super agent African professional football agent nimva nkajya Guinea muri Guinea Bissau waravuga yes ninjya muri Guinea Conakry gutyo nimva nkajya Chad nimva nkajya Sierra Leone nimva nkajya Eritrea everywhere can go ngomba kwitamburisha kandi bakantambo bakavuga yes leta kazi nayo ufanya tuangalie wakareba 1 2 3 safi supermanager reka nihute cyane ujye ukunda kumisha ubuzima bwawe njya mbona ubugira prive ukuntu ariko nanjye ndi umwe mu banyamakuru bacukumbura ejo bundi nagize untya nsimbukira ku kinyamakuru kimwe muri Kenya mbona ifoto ya supermanager hagaranye n'umukobwa avuga ko ari wa minisitiri sinba muri Kenya ngo mbimenye neza uriya mukobwa ukwa minisitiri uramutereta bimeze bite nshaka umbwiza ukuri ntunce ku ruhande nshaka umbwiza ukuri uriya mukobwa wa minisitiri ni inshuti yanjye gusa yiga mu Bwongereza she's my friend ntabwo ari nta miteretano cyangwa se nta bindi rwose no kumenyana gusa rega genda umusitari urumva kuba umusitari rero uziranye n'abantu benshi hari n'abakwifotorezaho ntabwo ari ukuvuga ngo nanabyumvishije abantu babimbaza ariko nta kindi kibyihisha inyuma rwose she's just my friend aba muri mu Bwongereza arimo arakora masters ye kuri university yo mu Bwongereza she's just my normal friend yeah supermanager abastari bose ubu ngubu babyifuza guhura n'umwana minisitiri bigashoboka oya urambeshye mufite muri mu rukundo
ntabwo ariko abasitari bose bifuza guhura n'abana ba minisitiri ngo baciringe nk'uko bivuze cyangwa se ampurisi uriya ni na minisitiri ukomeye kuko ni uriya yabaye minisita ni nta nubwo ari uriya yabaye vice president ahubwo ni umukobwa wa uriya ni Ruto urumva ubwo rero ntago just yarankurikiranye aramforowinga abona ntago ari arya buriya Ruto ni minisitiri we ni vice president ahubwo vice president ariko yabayeho na minisitiri ngira ngo mu bihe by'inyuma ariko nabonye abantu benshi babimbaza ariko nta bindi byinshi inyuma nta gusa abantu bajya bakeka ibindi ariko nziranye n'abantu benshi mayidi none se ubuko nziranye ntiwabonye ifoto yanjye n'umuhungu wa perezida wa Cameroon Paul Biya none se Paul Biya ntitwahuriye Dar es Salaam umuhungu we ubuse ko twacirinze tugasangira hari ikindi nta kindi gerega miyo Mr twebwe turatubona nk'ibintu bidasanzwe super manager niyo mpamvu ntago bisanzwe birabe no public figure bro igende public figure iyo uri public figure abantu benshi bahura nawe bagashaka gufata ifoto y'urwibutso nta kitangaza cyangwa se nta kibi kirimo super manager mu kandi kanya naje nibande ku muziki tutari twawujyaho ubundi mbwira nk'ibintu 10 bihamya ko super manager ari imboni y'urubyiruko ibintu 10 ibintu 10 usabye byinshi ibintu 10 icya mbere ni uburyo nitwara muri aka kazi kanjye k'ubustari cyo ni icya mbere kuba inyangamugayo no kugerageza kutiyandarika cyo ni icya mbere icya kabiri ni impano mfite yo kuba najya ahantu nkashobora kuba nabwira umuntu cyangwa se abantu ikintu kandi bakumva ko aricyo kikinjira mu mutwe icya gatatu ni ukwigirira self confidence buriya Bibiliya iravuga ngo nta munyabwoba uzajya mu ijuru nta gushobora kubugira ubwoba ngo ujye mu ijuru ntushobora na gato burya uri fearful bwabyo ni icyaha kutojiamini kwanza ni kosa kwanza kwa nini ujiamini ubundi ni kosa ukwiriye kurihanirwa kuba icyo utiyemera kucyo utiyaminiye kwanza iro kwanza ni kosa icyo ni icya gatatu icya kane imboni y'urubyiruko naciye muri byinshi mfite ibyo nabigisha benshi byinshi mfite ibyo nabigisha icya gatanu ni nuko nshobora kuvuga indimi nyinshi zitandukanye nshobora kukubwira nti nujya aha muri iki gihugu uzakoresha ururimi kandi uzabyitwaramo gutya kuko imico yaho ndayizi kuko narahabaye indimi zaho ndazizi icya gatandatu nta muntu n'umwe ushobora gufata inshingano zo kuvuga ngo jyewe ngiye kuba umuntu promoting talents nta yindi nyungu ngamije kugira rwa rukundo rwo kuvuga ngo gere kampandishe buri mwana nzamure buri mwana wa buri gihugu cyose cya Afrika ni moja na binadamu wote ni sawa niko Nyerere yavuze uwo mugabo witwaga Julius Nyerere yahoze ari president yahoze ari president wa Tanzania yaravuze ngo Afrika ni moja na binadamu wote ni sawa wabyumvishije icya karindwi ni amateka yanjye n'ubundi from zero to hero aho nivanye nta muntu nzamuye nta muntu wigeze nzamura nta n'umuntu wigeze nzamura imbaraga z'umuryango nta imbaraga z'undaro buretse gukurikiza itikadi ni principle cyangwa se kurikiza amahame umubyeyi wanjye gakumba wambyaye nkareba uko ajya ambwira ati nishatse ibintu ntarize ntazi gusoma no kwandika norora inka zirenga 1000 ntabwo ari ikintu cyoroshye nkongera nkakurikira ijambo rya president wacu avuga ati kwishakamo ibisubizo buri gihe avuga president ati kwishakamo ibisubizo umunyarwanda wese abigire freedom nkuko ubona igihugu kimeze amahoro abeho niyo mpamvu rero iyo inspiration nanjye ntunyikura niyo role model wanjye na papa wanjye gakumba nawe ni role model wanjye kuko ntekereza umuntu woroye inka zirenga 1000 atazi gusoma no kwandika nkamutinya papa ariko super manager nk'ubu cyamunani nari ngeze ku cyamunani wari ukimbaza ariko nari nkivuga impamvu from zero to hero rya jambo kuko president yavuga ati kwishakamo ibisubizo niwe wa mbere burya wishatsemo ibisubizo kuzaga akavuga ati ngiye guteka ingofa nyobora inkotanyi nyobora yarapiye tubohora igihugu buri munyarwanda wese abeho neza amoko ashire ubu nta ukiga ngo bakubaze ngo kuki ngo we watsinze ngo ntago ugomba gutsinda ngo bakubaze ngo we ngo ntugomba kujoyininga igisirikare cyangwa igipolisi ngo uvaha ibyo byararangiye buri muntu wese ajyagingwa n'ibikorwa bye buri munyarwanda wese afite uburenganzira bungana na bwa mugenzi we
is it? Yeah, it's okay. That is what we call good leadership. Sasa icyamunani icyamunani warumbajije ibintu 10 icyamunani cyerekana koko ndimbo ni urubyiruko mu buzima bwanjye ngerageza uzumva amagambo yanjye kuvuga ariko burya sinshobora kurangiza speech yanjye cyangwa se interview yanjye hatarimo amagambo ari educative, amagambo yigisha. Ibyo rero nibyo urubyiruko rwambwiye ruti turagusaba yuko tubera imbaraga zacu. Icyacyenda njya ngerageza kubwira abantu ko it doesn't matter where you are coming from, what matters it is who you are and what you are doing. Ntacyo bivuze kuvuga ngo wavuye aha, ngo wavutse wenda uri umushumba, wavutse uri umuhinzi, waravutse usanga ari umushumba, cyangwa se waravutse usanga ari umushoferi, cyangwa se ari umuhinzi, cyangwa se ari umucuruzi. Ibyo ngibyo ntibazabikubwire ngo baguce intege, bakubwire ngo ubuse ngo ko wavuye ngo ni hehe epfyo za Kinigi, uko wavuye epfyo za Rugaga, ko wavuye epfyo za Nyarubuye, ubuzaza umuntu uzabamo umuntu ukomeye ko kube stronga, abantu bemera ibikorwa byawe. Hangane n'abana bavukiye town mu mujyi, uhangane n'abaha. Ibyo ngibyo njya mbibabwira ko nta kintu kidashoboka. Yesu ubwe, Yesu niwe muntu ufite abafana benshi ku isi. Ntabwo yigeze avukira muri New York Hospital, ntabwo yigeze avukira muri Tokyo. Yesu yagiye kuvuka avukira mu muvure w'inka, ariko Yesu yabaye superstar up to this time and even the time will be coming. Wabyumvishije? Ibyo rero ntibizagukange. Kurikirana amateka ya uyu mugabo, ninde wa wundi warwanye n'abazungu agategisisi w'umunyafrika Kadafi, umwana w'umuhinzi. Njya nkurikirana historie nkareba nkavuga uyu mugabo, ariko reka nsome mukurikire ndebe ibintu bye. Gusoma ureba rutu y'ahantu yavuye, ruti yani original, umwana w'umuhinzi se na nyina ngo barahingaga bahingira abantu. Rero ntugakangwe naho uva ngo uvuge ngo ariko se urumva. Reba Nelson Mandela, umuntu wavukiye muri za Soweto, epfiye mu bantu. Reba Rakidube, wavukiye mu bantu bindushye, ariko Rakidube yabaye umusitari kaniya Perezida Magufuli. Reba umuntu wavuye muri Cyato, genda hazi byo bikubwira. Je none nabikubwira so kukubeshya. Nigeze gucukura amabuye nigeze kujya gucukura muri Tanzania, haba zahabu nyinshi. Nigeze kujya gucukura amabuye y'agaciro. Ibi ngibi byo mujya gucukura mu kiha imisozi mu Karitagura. Magufuli icyo gihe ari waziri wa miundombinu, no kuvuga minisitiri w'ibikorwa remezo. Araza aza kuza kureba uko ducukura. Araza turaganira, ndabyibuka ari muri double cabine. Araza baravuga bati dore minisitiri nguriya, ndabyibuka arinzwe n'umupolisi umwe. Bigeze nka saa 8 turaciringaho, turasangira, tujyana ahantu bita ngo ni muri Zone 2 hotel, iri aho ngaho ahantu bita ngo ni Bukori. Iri ahantu bita ngo ni Zone 2 hotel, ahantu bita Bukori. Umuntu agiye kugera za Nyakagwe aho ngaho bita ngo ni Kakora. Urumva? Cyo gihe wacukuraga mu bece cyane. Ubwo naracukuraga. Oya, naracukuraga. Ariko nari inspector, nari nshinzwe gukontrola, kuko wari warampaye akazi, yari umutanzania, aranyizera, arambwira ngo ari uzajya ubakontrolinga. Kuko buriya habamo abacukura, hakamo n'abantu bitwa aba inspector. Hama abantu baba ari abadirira. Badiriringa. Noneho icyo nashaka kukubwira, turicaraho nka saa 8 Magufuli turaciringa. Karabaye numva baramuhinduye, bamugize waziri wa miundombinu na ujenzi, baza kumugira minisitiri w'ubwubatsi. Ejo bundi karabaye nibereye mu Rwanda, ngiye kubona mbona ngo perezida wa Tanzania ni Magufuli. Aburya Imana koko ntayitagukura. Ntayitagukura nawe yagukuye hehe? Ndapfiriye n'ukuri kw'Imana nawe nicaye. Abahungu b'inshuti zanjye b'Abatanzania turandikirana kuri WhatsApp, ndabwira nti iri ni ko ino mutaramara kiyoboye bati nubireba. Rero ryo nakubwira buriya, ariko ibintu byose bijyana n'umugisha no gukora. Magufuli yari umukozi, kandi ubona muri kiriya gihugu cyabo cya Tanzania barebye undi muntu ukora udafite wenda n'amaskandari n'amaskendo y'ibindi byabo by'ubufisadi byo ku abanshi bari mu ishyaka rye baregwaga ibindi byinshi bishamikiye kuri za ruswa cyangwa se kukurya imari y'abaturage. Basanga we wenyine bashobora gushyira imbere abaturage bakamwumva. Ntibyabaye kubera kwitwara neza. Nibyo ejo bundi perezida yavugaga, arimo ngira ngo warabyumvishije, arimo kuganira n'abanyamuryango b'umuryango wa FPR. Barabyumvisha, aravuga ati no shortcut to the success, nta nzira ngufi ushobora gucamo kujye kuri. Aravuga ati mwitonde, mutuze, mukorere igihugu
mwuzuze inshingano, mureke kumva ko niba muhawe akazi, muhawe inshingano muri leta, mwumva ko ari aho kujya gukirira gucota, kuko niko kazi nibyo bibazo byinshi by'abanyafurika. Umunyafurika bamuhaye bati ba ministeri ba deputy, uravuga ati buri hari ndamara imyaka ingahe, ndamakuyemo ngani, ndamakuyemo inzu, ndamakuyemo abana banjye kwiga iburayi, ndamakuyemo invest. We ntutekereze Nyerere yaravuze, mwarimu Julius Nyerere yaravuze ati kiongozi mzuri ni anayewajali, anayewaongoza na kuwafanyia kazi ya manufaa. Umuyobozi mwiza nuha agaciro abayobozi, tuma abantu bakwita nuko byo byose mbikora, ariko nkabikora babona nyine ndi muri ya myaka, nanjye sindi muto, ariko nanone ndacyari muri ya myaka yitwa imyaka y'ubu usage. Akavuga ati umuntu nubwo abikora tukabona iterambere rye, akaba yarishatseho ibisubizo bya jambo ya za principle zacu eshatu president atubwira kwishakamo ibisubizo, gutekereza byagutse no ku being accountability, kwishakamo ibisubizo, gutekereza byagutse no working together, no gufatanya, gukorera hamwe. Ibyo byose nubwo mbikora ngerageza kufatanya na bagenzi banjye, kuko buriya njya nkunda kubibwira nkakubwira nti yewe ntago nakageza hatari abamfashije. Yego narakoraga, ariko hari abanyamakuru nkamwe, hari abasupporters banjye, abafana banyandikira bati dukomeze utere imbere, kuko abafana nk'iyo banyandikira bati Superman ajya komeza, turagushyigikiye, ibiganiro bya bigira icyo bitwungura. Mu by'ukuri numva nezerewe cyane, ndanezerwa kuko nanjye kabisa igihugu cyacu cyaduhaye umwanya wo gukora, abantu bakiri bato, igihugu kiradushyigikiye. President uribuka arahira yaravuze ati iyi manda yanjye izibanda cyane ku guteza imbere urubyiruko, kandi koko yarabikoze, yashyizeho Ministry of Youth, Minisiteri y'urubyiruko. Urabona ukuntu muri sectors zose abana batoya kabisa, ubiriye abasore n'inkumi bari muri sectors zose zikomeye, zinafata n'imyanzuro ikomeye ku gihugu. ariko jibwira abantu se sindi muto nge, ariko nkora ibi. Nawe uri muto, kandi koko itangazamakuru ni ikintu gikomeye burya. Itangazamakuru ni ikintu gikomeye cyane, kuko niyo mpamvu bari kwiriye no gukurikiranwa cyane hafi, ku itangazamakuru burya rirubaka cyangwa rigasenya bitewe nuko rikoreshejwe. Kuko muranabizi no mu byabaye hano mu Rwanda muri 1994 muri jenoside, burya itangazamakuru ryabigizemo uruhare runini cyane. Niyo mpamvu rero itangazamakuru bari kwiriye gukurikiranwa ikintu cyose, kuko yani vyombo vya habari ni kitu kingine. Urakoze rero nkuko icyo nicyo kintu cya 10 rero, nyine kugerageza kutiharira ibintu nta n'umwanya abandi, kugira ngo twubakane dufatanye. Ibyo rero nibyo, izo principles nizo bagenda bakavuga ati koko Superman ajya niwe mboni urubyiruko, kandi niwe mbaraga z'urubyiruko. Ibyo nzabyubaha, ndabishimira urubyiruko rwabintoreye, ndabishimira n'igihugu cyanjye cyabimpereye umugisha. Nzakomeza kubirinda kandi nzabirinda, kandi koko nzabirinda ibyubahiro nzakirinda, kugira njya hasi mu kuzimu nzabirinda. Superman nkwaguha umugisha wo guhura na perezida wacu, kavuga ngo mugiye kuganira ikiganiro cyanyu mwenyine kiri prive, ibintu bibiri waganiriza perezida ni iki, cyangwa se ibintu bibiri wamusaba uri kumwe nawe? Urakoze. Icyambere namushimira, ndumva ibyo kumusaba byo namushimira, kuko ibyo nakamusabye yarabimpaye, kandi yabimpaye nkuko yabihaye buri munyarwanda wese. Mu by'ukuri cyambere ni umudendezo n'umutekano dufite. Cyo nicyo cyambere. Genda ndumva hanini nakoresha uwo mwanya mu kumushimira, ushimira ko nabikubwiye ko yakoze inshingano zikomeye akiri muto. Giye gusa nicyo kintu kiye kinantangaza cyane nkakibazaho. Tekereza kuba ufite imyaka iri hasi ya 30, ugatekereza ko uhora igihugu ukayobora urugamba rurimo abanyarwanda batandukanye. Arabari mu Rwanda bajoyininze, hari abavuye Uganda, hari abavuye Tanzania, hari abavuye Kenya, hari abavuye Zaire, hari abavuye, buri muntu wese azanye imitwe ye. Hari abakoraga business, hari abakoraga akazi wenda ko mu bucuruzi, hari abashoferi, hari abaragiraga inka, buri kira muntu ukaza ukabegeranya, kandi buri muntu wese akagendera kuri level, kandi ubwenge bukagenda kuri, yani bukaba upright, bukamera neza, yani buri muntu wese revikangana n'indi, kandi ntagire umuntu ujya hejuru y'amategeko. Buri muntu wese agakurikiza amategeko n'amabwiriza kugira ngo akazi gakorwe neza. Ibyo ni ibintu bikomeye. Icyo nicyo kintu namushimira kwanza. Iyo ni baraka, iyo ni blessings bro. Iyo ni imigisha umuntu aba yarahawe, kuko kugira ngo ukomandinga abantu tekereza
ubwanjye giye komanda super manager jewe kugira ngo abantu barancanganya ari giye uri muri Kigali usanzwe gusa abafana bakubwira ubundi akakubwira ibi noneho tekereza umuntu aturutsa undi aturutsa harimo abadokiteri harimo abaki harimo umwakoraga ubundi wakoraga abantu bose ukabashyira kuri level imwe kandi bagakurikiza gahunda nziza kandi igihugu kikaba kimeze gutya none kikaba cyemerwa tuduhamagarwa ejo bundi arabonye president yatanze ijambo muri G20 warabonye Louise Mushiki bamutoye kuba secretary w'ibihugu bivuga ubumwe bw'ibihugu bivuga igifaransa kuki se batatoranyije za Togo za Tunisia za Congo za Côte d'Ivoire za Ubufaransa mu Bubiligi bose ntibavuga ibifaransa bakana umunyakanada kazi ntiyashyizemo akananirwa biriya byose ni isifa zituruka ku gihugu cyacu imiyoborere ubuyobozi president uburyo ari very smart mu mutwe n'ubwenge n'ibyo akora nta kindi nisiro nakubwiraga umwanya munini nawukoresha mu kumushimira kuko ibyo kumusaba yarabima none se ko yatuhaye aho gukorera nawe arabivuga ati igihugu cyaratunganye hasigaye mukoresha ayo mahirwe mukore mutera imbere hanyuma abavuga bakavuga ibyo bavuga ibintu bipfuye byaho nawe yarababwiye ati nta muntu ushobora n'umwe kugutekerereza ukuntu umuntu ari buramuke atazi ubuzima bwawe uko waraye atakuriho adakurikirana uko wiriwe n'uko waramutse erega narakubwiye buriya reka nkubwire nabo bose bumva rega bavuga ibintu biba bidashinga urumva ni rwango rutagira aho rushingiye urumva rwango rufite rurese umuntu niba yarageze umuntu ukajya kumva umuntu aravuga ngo wenda ngo jewe ngo ntago ngo igihugu ngo ukumva aravuga igihugu nabi ngo ntago ngo kira gihugu cyamfashe neza niba warageze mu myanya wenda 2 3 4 ifata imyanzuro ukavuga igihugu kikabimenya waragize ukajya hari amakosa yawe cyangwa se ubugome bwawe cyangwa ibikorwa byawe bikakugaruka zanda zidashima ukumva arimo aravuga ibintu bidashinga abo bose babiterwa n'ikintu cyitwa buriya mu Giswahili baravuga ngo mukatapazuri pabaya panamuita ngo wanga heza ahabamuhamagara igihugu cyacu nibwo buzima bwacu tudafite iki gihugu sinajya kuri mike ngo mvuge tudafite iki gihugu sinaba umustar tudafite igihugu imodoka sinayigendamo tudafite igihugu abana ntibakwiga tudafite igihugu abagore n'abagabo ntibasa neza n'abakobwa ibi byose so umuntu uba wumva ashaka kugira ngo azane tribal azane trouble abashaka kugira ngo twongere tube muri bwa buzima bwa 94 kuba uko sasa umuntu nk'urumva abo kwiriye igihano komeye cyane ariko ababishinzwe barahari kabisa super manager tuganiriye byinshi bitandukanye cyane rwose mwamwumvise ariko ntago nagenda ntavuze ku muziki usinidanganye ndiko babivuga harya usinicanganya super manager kabisa super manager ufite umufana ejo naheze ndeba mu Burundi ariko menya warabaye mu Burundi menya nta murundi numwe utakuzi ufite umufana mana yanjye urakoze cyane mfite umufana kubera ko umufana regaza kubera ibikorwa ikipe nziza burya yishakira abafana urumva ikipe nziza yishakira abafana ibikorwa nibyo bituma nabikubwiye ni nk'iryo jambo narimaze kuvuga ibikorwa nibyo bituma umuntu iyo ugize ibikorwa bibi abantu bakuvaho iyo ugize ibikorwa byiza bifatika abantu baragukurikira kandi bakakwemera niyo mpamvu nari nkubwiye navugaga abantu b'ibikorwa bibi uba wumva byanjye uriya nigeze kukubwira rya nakoranye ikiganiro nawe cyagiye niba ari wowe ndakubwira inti umuntu Nyerere yaravuze mwarimu Julius Nyerere bawunda hoza ari president wa Tanzania avuga ati buriya inchi yako ndio maisha yako ati umuntu urwanya igihugu cye abatwika inza ryamyemo abatema ishami yicayeho nanjye rero nabikubwiye niwumva umuntu avuga ngo abose babumva bavuga ntacyo bari baraburanye igihugu ariko kubera nyine bya bikorwa byabo n'imitima mibi yabo n'inda zitashima wabyumvishije ubwo nyine niba rero ibyo bavuga babuze kereka niba babuze urupfu ubwo niba rutegereza bazarubona kuko mu Giswahili baravuga ngo wanza heza habi habamuhamagara basi wasubiri rero nicyo nakubwiraga iby'umufana ni ngombwa umufana mugire kuko nitwara neza mini mtoto wa Mungu ntawe nkosereza ntawe mbanira nawe nabi ntawe mvuga ukuri nubwo gusesereza abantu kuko nubundi mu Giswahili baravuga ngo ukweri unauma ukuri kuraryana kurababaza ariko harabo mbambwira kandi babyumva nibashaka bazakubitasa amavi basa Imana imbabazi igihugu cyacu ngiki sinicanganye rero nabonye coming soon yawe nayibonye mu kandi kanya kashize ubwo nari njano kukureba iriya ndirimbo imeze iti nandi kubona uburyo wayiteguye uburyo wayikoze ahantu hose wagiye uzenguruka ujya kuyikora tuyitegure dute icyambere
iriya ndirimbo ni indirimbo nakoze mu buryo bw'ubutaramu nayikoreye Malaysia, urundi ruhande ndukorera Mombasa, urundi ndurangiriza i Kigali. Ni indirimbo nisi sinicanganye, nakoreye muri studio nziza, nakoreye n'umuproducer mwiza Bob Pro, nawe warabyumvisha avuga ati mu ndirimbo zose nakoze iyi ndirimbo ndayiteguye ko izagera kure. Mu by'ukuri rero coming soon nayitanze, ubwo nabikubwiye abantu bitegure fire. The Barring The Barman, Superman at the Kikong. Kurangu ndagusanze muri gahunda zawe, ishoboke kugiye gukomeza n'izindi gahunda nyinshi cyane. Gahunda ihari ku muziki ni yihe cyo wasaba abafana bawe? Gahunda ihari ku muziki ndirimbo bayitegure, mama yake ndirimbo igiye gusohoka. Tulia tuelewane, tusilumbane tusigombane, tutumeumbika mwana wake, figa wake ni namba 8, nakueleza ndani na kutamani, niko kwako tayari ning'ang'ane, atakamona mwingine tubanane. Usinichanganye, usinichanganye, ulipe mapenzi usinichanganye, lipe mapenzi yako wewe usini. Arya wambajije ngo nabaye wambajije ngo wabaye Bujumbura. Bujumbura hari abafana bawe benshi byata. Ya Burundi Bujumbura abafana barahari, nzazayo. Icyo ni kimwe mu bihugu bifite abafana banje benshi ndabizi. Ya nza planninga kubera ko ari ku munsi guhera mu gitondo kugera nimugoroba no kwiruka bateguye stade rwa Gasore yo bita Prince Louis rwa Gasore ari muri Rohero. Kuko umunsi kuvuga ngo soma naga yaje nzasangaho red carpets guhera ku kibuga cy'indege kurinda tumanuka twinjira tuva ku kibuga cy'indege tumanuka mbese kuko guhera ruguru Mutanganoro ukamanuka epfo Nyakabiga ukambuka hakurya Kigobe ukazamuka Kiriri ugakata Kinindo ukamanuka hasi epfo mu Ngagara kuro kafe ukazamuka kwijabi ukongera hariya haruguru ya moto yo bita kwijaba aho ngaho abantu zabaparika abashoferi n'abamotari ukamanuka gatoya aho ni mu Bwiza ukamanuka epfo Buyenzi ukagenda mpaka ku isoko ryo kwa Siyoni aho bita ku isoko ryo kwa Siyoni aho ngaho no kwa Kariste kuri Intare bank aho ngaho hari abantu banje benshi cyane. Ubwo nurajya ku mupaka w'u Burundi na Kongo bita Gatumba ubwo zabafana baharaho manuka Igitega Ijingozi aho hose none bavuga bati super manager the bad man mwenyewe. Nereza nzapfane n'akazi kaje bamwe manager mwumvise kabisa icyo fana abafana icyo sabafana bawe rero ndi baze kujya hanze ariko ni nako bimeze no mu bindi bihugu duturanye. Ubwo se ninajya Dar es Salaam jya Kampala inzira na Tete zamuka Busabara inzira aho bita za Banda jya umuntu arenze Kireka winzira center garuka Boyogerere aho ngaho ku kibuga cy'umupira na Mbore Stadium inzira maho bita ngo ni n'amataba aho naragenze cyane. Ubwo twambuke tujye Nairobi Kenya, ubwo nuravuga aho bita Rwesambu kuri Yesayo hari university bita ngo ni Yesayo zamuka gato kuri Safari Park Hotel moja kwa moja tuzamuke tugende no ubwo tumanuke cyangwa tuzamuke moja kwa moja tujye aho bita ngo ni Karini aho ni mu Banyemari na Westland. Erega kugenda nawe kuge ibyo rero nibyo bituma bavuga bati wowe ni wowe use inspiration urumva. Ubwo niturajya Bongo Dar es Salaam ubwo tugiye Bongo noneho ni ibindi utantembereza sinkagira amatsiko nkazanya niba amafaranga kugira ntembere. So manager rero turagushimiye cyane ariko hano nahabonye umugabo witwa Mbeba y'Inzungu. Mbeba y'Inzungu uramuzi ariko ashwi Mbeba y'Inzungu nawe arahami Mbeba salama Mbeba Mbeba ntabwo ngwino utangaza super Mbeba no wavuze ngarashaka kumpamiririzaho ngakunda akunda super manager social distance. Seba nawe ufite inyinya hamiriza se none reba ndi kubyina gutya none hari igikuti inyuma ibaze rero ndi muri jaride yitaruye. Asante ariko we super manager uramuzi? Tazi super manager muri East Africa ahubwo se no muri Siburi rusange ninde ahubwo uko namubonaga mu mashusho ahubwo reka gihe manze mubaze Mbeba y'Inzungu salama amara umuntu witwa Mbeba y'Inzungu optimistic peace intercontinental ballistic missile nuclear warhead peace homme integre homme responsable respected nabwo umuntu bose
bambwiye bati barashaka bambwiye bati umuntu bita mbeba y'inzungu afite akado supermanager nari nagize ngo rero ni nk'umuntu ungana n'isi yose iyi niyo mbeba rero iri gutredinga hano mu mujyi wa Kigali. Si ubwa mbere ubonye umuraperi mu Rwanda wambaye gutya? Ni ubwa mbere. Oya none ndemeye. Si ubwa mbere kuva uvutse kuva wabaho, si ubwa mbere ako si urabona atari urugangazi cyangwa itorero ry'igihugu. Supermanager ngenza ngukorera agasha buri gihe. Ariko wari wamuteguye je bambwiye ngo hari umuntu mfitiye kado n'uyu ayise muze cheers. Supermanager yajyaga mubona ku mbuga nkoranyambaga cyane, ariko n'umwe mu bantu bari mu bantu ngira bari homme integre ku buzima bwanjye. Ngeze Supermanager bivuge neza yamaze kuba imboni y'urubyiruko, barabimwitiriye rwose. Ni optimistic. ashobora kukuremamo izindi ntekerezo zituma waba icyo uzaba cyo. Sante rafiki yangu. Bitandukanye n'abandi rero, ariko nyine urabona imbeba nanjye mba nahageze. Nkubamenya yagiye. Sepa yitwa mbeba y'inzungu. Asante. Asante bro. Sepa turagishimiye cyane, reka ngabezanya na mbeba y'inzungu banizere ko asante murakoze. sawa.